Ay 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 ay. Nyuma y'igihe kirekire abantu bareba filime documentaire cyangwa se video irimo ibiti bivuga nk'abantu, amabuye avuga, ndetse bikagenda neza nk'abantu, uyu munsi abantu bifuje kumenya ese uriya muntu ni muntu ki wagerageje gukina iriya filime cyangwa se iriya video documentaire, iriya filime documentaire. Ubwo bakomeje kuduhamagara ku matelefone ari benshi, batubaza ijwi uriya muntu yakoresheje niba ko ari irye cyangwa se ari ikindi kintu. Uyu munsi rero twagerageje gusura uriya mugabo wakinnye iriya filime documentaire, tugerageza kumuganiriza tumubaza ko biriya yabitekereje, dushaka no kumenya ese kuko niba ari byo cyangwa atari byo, ariko yatubwiye yuko biriya bintu ari byo. Ubwo rero turagira ngo tumubereke hano muri studio mumurebe, ababwire ndetse na ririya jwi yakoresheje muraza kurisobanukirwa. Murabona ko rwose atari ibintu by'ibihimbano, ni ibintu bisanzwe, gusa ni umuhanga. Turaza kumubereka mumukurikirane neza kuva atangiye kugeza bisoje. Ubwo rero muri aka kanya reka tumubereke imbona nkubone, hanyuma mwumve na rya jwi ryakoresheje nk'igisimba. Murakoze. Umuvugo umva inkuru y'amashyamba asigaye atabara ubuzima bw'abantu. Kuva iyi si yaremwa abantu ntibarasobanukirwa ibijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima. Uyu munsi biravuga ko hari ibiremwa birimo gukiza abantu basatiriwe n'urupfu. Ibiremwa biraboneka mu mashyamba amwe agenda avumburwa hirya no hino ku isi. Ayo mashyamba agenda avumburwa aherereye mu Bushinwa, mu Buyapani no mu bice bimwe na bimwe byo mu majyepfo y'Amerika. Bivugwa ko ayo mashyamba yavuzwe arimo gukiza abantu bagiye kwiyahura bakongera bakagira ubuzima. Nuko biri, umuntu aravuka agakura agasaza agapfa, ibyo niko bimeze ntawabihindura. Hari bamwe bikanga urupfu bagashaka guhangana kandi bidashoboka. Iminota wagenewe ku isi iyirangiye yose yanze ikunze urataha. Hari bimwe bikikije umuntu bishobora kwihutisha igare rya muntu. Impanuka, uburwayi, intambara,
uburozi n'ibindi byinshi bishobora gutungurana umuntu akitaba Imana. Ariko nanone nubwo bimeze bityo, muri kamere ya muntu nta n'umwe wifuza gupfa cyangwa ngo abeho nabi. Muri iki gihe ngo habonetse inzira imwe rukumbi yatabara umuntu wese waba agiye kwiyambura ubuzima. Nuko biri, iyo nzira imwe rukumbi iboneka mu mashyamba manini y'inzitane aboneka ku isi. Birashoboka ko waba urimo wibaza uti ni gute ishyamba ryatabara ubuzima bw'ugiye kwiyahura? Bimenye, ubwoko bw'aya mashyamba arihariye, mbese ntasanzwe nk'ayandi usanzwe ubona ku isi. Muri aya mashyamba nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira muri ayo mashyamba badafitanye gahunda. Kugeza ubu nta makuru yimbitse y'aya mashyamba azwi neza, kuko ntawe uragerageza kutuzanira inkuru iyaturutsemo. Iyi nkuru irakomeza igira iti: iyo ugeze mu ishyamba ntushobora guhita ubona imiterere yaryo. Winjiramo ukakirwa n'ubusitani bwiza bw'indabo ziteye amabengeza n'udusozi twiza tubereye ijisho. Nta makuru ushobora kugira, gusa intekerezo zose wari ufite ziragushirana ukibagirwa icyakugenzaga. Iyo uryinjiyemo ndani ukagenda usatira ishyamba rwagati, ni gutangira kugenda wumva amajwi akubwira ngo komeza imbere, aho ujya ni heza. Winjiramo ndani ugatangira kubisikana n'ibiti bigenda n'indabo zivuga neza neza nk'abantu. Nta kabuza utangira kubona ibicucucucu by'abantu batagaragara, ibiti birwana n'ibindi, ibintu bishimuta abantu batagaragara, n'ibindi byinshi biteye ubwoba. Ibi tuvuga ni ibijyanye n'urusobe rw'ibinyabuzima byihariye bigenda bigaragara hirya no hino ku isi ya rurema. Ese urifuza
kumenya byinshi bizakurikira ibi bintu by'amayobera. Kanda subscribe, ukore na like kugira ngo bitazagucika. Ni Twiga Free TV. Ciao, ciao.